ijuru ribaye ritariho ibintu twizera ngo ijuru rirahari dusanze ridahari waravunitse warirwaga wenda wigomye ibyo bindi ugasanga ijuru ntarihari ntaryo ugiyemo ntarihari nyine ijuru ridahari ari ibintu by'ibihuha biraho uredeho mbo ninde wasa nawe mw'isi cyangwa mw'ijuru ninde kode ubu tuvugana ushobora kuba ufite n'amafaranga ariko umugore ukamubura wabuze umugore cyangwa ukabona umugore amafaranga ukayabura muri ibyo ngibyo wabuze iki wabuze amafaranga wabuze umugore muri ibyo byose rero ikintu kibura n'ubushake bw'Imana ntabwo bishobora wenda wasanga ariko wakitse kwenda nakurushaho we ariko nanjye ntabyo nzi buriya uragerageza ariko naririmba nyine ibi ngibi by'umuntu nyine usa nkaho bitinzemo gake genda biza gake gake igikomeye nshaka kubaza abacuranzi usanga nibyo aracurangira korali cyangwa se aracurangira umuhanzi Yes, reka tubasuhuze twizere ko mumeze neza twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza abatameze neza mwihangane musenga Imana bizagenda neza nta kimana idashoboye twebwe rero twitwa ibyiringiro byacu TV bene mbere tubanze dusome ijambo ry'Imana ijambo dusanga mu byanditswe byera muri Matayo ibice 7 umurongo wa 24 n'inkuru ni ikigisho cyiza cyane kigaruka ku muntu w'umunyabwenge ndetse n'umupfapfa umunyabwenge yubatse inzu ye ku rutare hanyuma umupfapfa ibuka ku musenyi byari nuko iyo imvura iguye ibyawe bitubatse ku rutare birasenyuka nk'uko tubibona muri iyo nkuru cyangwa se muri icyo cyigisho cyiza kiri muri Matayo ibice 7 umurongo wa 24 ndakwifuriza kubaka ku rutare kugira ngo uzabe nk'umunyabwenge wahisemo kubaka ibyo ku rutare imvura yaraguye twayigeranya n'ibibazo imiyaga irahura n'ibindi ariko uko yari yubatse ku rutare ntago byahungabanyije inzu ye ariko umupfapfa wubatse ku musenyi byarasenyutse kandi kugwa kwabyo kwabaye kunini cyane nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ngo ikaze rero ku byiringiro byacu TV murabona ko ntabwo ndi jyenyine njye nitwa Deo Habineza reka ngo ikaze ariko wibuke gukanda subscribe udukunde hanyuma usangize inshuti zawe abari hirya no hino babashe kubona ubutumwa bwiza buri kuri channel yacu yitwa ibyiringiro byacu TV reka nze hano nabyita nko muri studio kuko urabona ko bariteguye cyane n'abajene bameze neza ariko wasanga ari n'abapapa ntawamenya turaza kumenya uko bimeze turi kumwe turahera hano ku ruhande rw'iburyo umusore ufite micro uratangira twibwira murakoze cyane ko twakira kuri no channel ibyiringiro byacu TV amazina ni Imana Edizo nkora umurimo w'Imana mu itorero rya Kamembe itorero rya Beteli Paruwasi ya Kamembe Edizo wambaye neza murakoze cyane uri kumwe na mugenzi wawe ariko abantu bacuranga kenshi hari ukuntu bajya bivuga banacuranze gusa ugahita umenya nyine ko ari umucuranzi ariko nawe aratwibwira amazina wenda tuganire tuziranye kugira ngo n'abadukurikiye babashe kumenya abo turi kumwe muri rusange murakoze nitwa Fred Museveni ukaba uraririmba nawe cyangwa uracuranga gusa ndacuranga tugwaye ikaze nawe hanyuma mwabyumvise turi kumwe n'abasore tugiye kuganira nabo batubwire byinshi wabonye ko bari muri repetition tubasanze n'ubundi barifite byinshi bari gukora ariko byinshi ku murimo w'Imana bakora tugira ngo tuganire nabo batubwire badusangize ku makuru meza bafite cyane ko burya ngo gukorera Imana ntabwo byoroshye ariko nanone nta gihombo kirimo reka ampere kuri Edson uri umuririmbyi mbere na mbere uririmba muri iyo korali nkora mu umurimo w'Imana ni korali Baraka ni korali ya hano i Beteli itorero rya Beteli Paruwasi ya Kamembe umaze igihe kingana gute uri muri korali imyaka myinshi kuva 2006 na 2007 gutyo urumva yuko byasaba kwitabaza karekiratirise ubwo ni nk'imyaka ingahe kuva 2006 turi muri 2021 turi muri 2021 ko byasa kose imyaka 17 gutyo n'umunani hafi aho
usaziye mu murimo w'Imana. Ibintu uri kumbaza by'imibare mbese maze mikore neza ntazi. Ariko ntacyo bitwaye. Ubwo mukora imibare nta kibazo komeza. nta kibazo muri myaka ingahe tugiye kugira ibyo byapfa ibintu uzabikatinga by'imyaka nta kibazo rwose. Okay. Yes, hanyuma ni imyaka myinshi birumvikana ko umuntu watangiye mu mwaka wa 2006 2007 urumva ko umaze igihe kinini, ahubwo umuntu ashobora kwibaza wabishobojwe n'iki? Hari igihe umuntu amaramo n'ukwezi kumwe cyangwa umwaka umwe agahita bivamo. We n'irihe banga wakoresheje? Ibanga no gusenga. Nta rindi banga, nta handi dukura imbaraga nimo gusenga. Ndumva icyo gisubizo ntigihagije. Kirahagije. Bamwita Edzo. Hanyuma uretse kuba uririmba muri korali Baraka, ngira ngo ujya no muri worship team mugahimbaza Imana mu buryo ubu n'ubu, wari watekereza gukora ku giti cyawe uretse kuba muri korali? Ntabwo ndabitekereza neza. Nkora umurimo w'Imana muri korali. Muri korali. Okay. Niho wenda kiza imbaraga cyane. Uko wenda ibihe bizaza tugenda turushaho kureba ikindi cyakorwa, ariko ubu ni muri korali. Ubu ni muri korali. Hanyuma nsanze n'ubundi muri repetition na Bwana Museveni no mucuranzi, ngira ngo twinjiza abantu mu kiganiro neza, mwadushyiraho akaririmbo kamwe ubundi tukagaruka mu kanya tumaze kumva uburyo baririmba, kugira ngo tubashe kwinjira mu mavuta neza y'ikiganiro. Bamaze kuturirimbira akaririmbo akariko kose turaza kukumva, ariko wibuke gukanda subscribe ndetse unasangiza inshuti zawe kugira ngo bigere kure, ubutumwa bwiza bagiye kuririmba bugere kure. Reka tubahe ikaze. Tugushimiye ibyo wakoze, tukuragije n'ibiri imbere. Tugushimiye ibyo wakoze, tukuragije n'ibiri imbere. Tuguhaye icyubahiro kubw'ibyo wakoze mw'isi no mw'ijuru, nibaguhimbaze. Tugushimiye ibyo wakoze, tukuragije n'ibiri imbere. Urabikwiye Mana we, tuguhaye icyubahiro mw'isi no mw'ijuru, nibaguhimbaze. Tugushimiye ibyo wakoze, tukuragije n'ibiri imbere. Urabikwiye Mana we, tuguhaye icyubahiro mw'isi no mw'ijuru, nibaguhimbaze. Tugushimiye ibyo wakoze, tukuragije n'ibiri imbere. Ibyiringiro byacu TV, n'ibyiringiro byacu TV mukomeje gukurikira mu buryo ubu n'ubu. Indirimbo uturirimbe yitwa gute? Yitwa Turashima Imana. Turashima Imana. Kubera icyo ari Yesu uheraho mu kwinjiza abantu. Indirimbo yo gushima Imana, uri akenshi abaririmbye akenshi mu gutangira igikorwa dukunda gutangiza indirimbo zo gushima Imana. Ariko tugaruke no ku kintu cyo gushima Imana. Wenda abadukurikiye namwe mutanga ibitekerezo umunsi, ushobora gushima Imana ufite ibibazo, ushobora gushima Imana hari ibintu bikugose, hari ibintu bikugoye, ariko ukaza mu nzu y'Imana nk'uko ugashima Imana kandi ugowe. Usibye ko abantu benshi tutabyumva kimwe, ariko ubundi ijambo ry'Imana rirabivuga ngo mu bibi n'ibyiza duhore dushima. Ntabwo rero dushima Imana kubera yuko ari mu gihe cy'ibyiza gusa, no mu gihe cy'ibibazo tugomba gushima Imana.
niyo mpamvu ubuhereye mu byo gushima Imana. Ariko se wa muntu ufite ibibazo, wa muntu ugowe, uri kwigishwa gushima Imana kandi hari ibibazo bimugose, hari ubutumwa wamuha kugira ngo wenda nawe agire izo mbaraga zo kumva ko akwiye gushima Imana no mu gihe afite ibibazo, no mu gihe ababaye? Akwiye kugira izo mbaraga zo gushima Imana, kuko burya no mu bibazo Imana hari igihe bitubirindiramo. Nk'ubu ngubu urugero, nk'ubu umuntu ashobora gukora impanuka ariko n'ubundi ntapfe, kandi hari abandi bakoze impanuka bagahita bagira ute, bagahita bapfa. Ariko kuko Imana ikimutije uwo mwuka, aba akwiriye gushima nubwo bigoye ari mu bibazo, ariko n'ubundi aba agifite ishimwe akwiye gutambutsa. Wenda ni rwo rugero ruje hafi, ariko ibibazo ni byinshi, ariko ikibazo cyose umuntu yaba afite aba akwiriye no gushima Imana, kuko haba hari n'ibindi byiza yamukoreye. Ntabwo rero dukwiriye guheranwa n'agahinda. Niyo twaba turi mu bitugoye, tuba tuzi ko mu ijuru hari Imana. Ubwo rero wowe udukurikiye, niba ufite ibibazo ukaba uremerewe wumva utameze neza, ijambo ryiza cyane tubwiwe na Edizo, ukwiye gushima Imana mu bibi no mu byiza. Mu gihe wumva ubabaye, mu gihe wumva wishimye, ni byiza ko ugeze ishimwe ryawe ku Mana. Niba ubabaye, shima Imana. Niba wishimye, shima Imana. Ibyiza ni uko washima Imana mu bibi no mu byiza. Arakoze cyane, ijambo rikomeye. Hanyuma tukiri ku bijyanye no kuramya no guhimbaza Imana, gukora umurimo w'Imana muri korali, ubona ubundi nk'umuririmbyi ibi bimaze iki? Bimaze iki gukora umurimo w'Imana, kumva umuntu ari muri korali? Hari urubyiruko rwinshi rwabonye iki kiganiro, wenda ruvuga ati kuba muri korali biragoye, ntabwo nabishobora, ariko hari ubuhamya bukomeye wenda Edizo yaguha nawe ukajoyininga korali cyangwa se ukajya muri korali. Ni iki bimaze gukora umurimo w'Imana uri muri korali? Ndavuga mu buryo bubiri. Buriya gukora umurimo w'Imana, inyungu ya mbere tuba tuzi ko tuzabisanga mu ijoro. Inyungu ya kabiri, no mu isi, tukiri no mu isi, hari ukuntu bidufasha muri buno buzima. Impamvu mvuze ngo hari ukuntu bidufasha muri buno buzima, ubu ngubu dewo kuba utagenda wenda dusange mu nzira baguteye imigeri cyangwa ingumi wasinze, nubwo bwose nta n'ahandi byanakwandikwa n'urugero, ariko n'ubundi no mu nzira uba ufite agaciro. Si kimwe nuko twasanga ngo umuntu runaka ari hariya ngo bamufashe ari gusambana n'urugero, cyangwa ari mu biyobyabwenge, mu bindi. Ibi bintu rero byo kuba mu nzu y'Imana, mu murimo w'Imana, hari indi protection biduha no mu buzima busanzwe, bigatuma tugira agaciro. Ikigeretse kuri ikiruta ibindi, tuba tuzi ko tuzabisanga mu ijuru. Reka tuvuge ko twese dukora ibyiza kugira ngo tuzajye mu ijuru. Abenshi, ntabwo ari twese, bamwe na bamwe, ariko abenshi dukora ibyiza kugira ngo tuzajye mu ijuru. Edizo, nawe nk'uko bitubwiye, hari agaciro umuntu ahabwa mu nzira kubera ko akora ibyiza, kubera ko akora umurimo w'Imana muri korali, ariko hari ikintu gikomeye yavuze, tuzabisanga imbere mu ijuru. Ijuru ribaye ritariho, ibintu twizera ngo ijuru rirahari, dusanze bidahari, waravunitse, waririrwaga wenda wigomye ibyo bindi, ugasanga ijuru ntarihari, ntaryo ugiyemo, ntarihari, nyine ijoro ridahari, ari ibintu by'ibihuha biri aho. Buriya dewo, ese ubundi ugira ngo n'ijoro ritaba rihari, ugira ngo abanyabyaha bose ntibaruha? Buriya iyo umuntu araye mu kabari bugacya, cyangwa dufate urugero nk'indaya irara ku muhanda itega bugacya, ugira ngo yo ntiba yavunitse? Mbo usibye yuko wenda ntemeranywa nawe ko ijuru ritariho, twavuze dusanze ritariho, ariko dusanze ritariho, ubwo sinzi usibye byagenze ute. Imiruho irarutana, warushye cyane. Gusa niyo ryaba ritanariho, ariko no mu buzima busanzwe ko gukizwa icyo bitumariye, niyo wenda tutanajya muri iryo juru, no mu isi biradufasha. Usibye ko ntabwo tuvuze ko ijuru ritariho, ijuru ririho. Abantu ntibatwumve nabi ngo twavuze ngo riramutse ritariho. Ubwo anasobanuye neza avuga ko riramutse ritariho, ariko n'imiruho irarutana. Umuruho w'umunyabyaha ntabwo ungana n'umuntu warushye ari gukorera Imana. Niko ushatse kubivuga. Ni ijambo ryiza cyane. Gukorera Imana, njya numva bavuga ko nta gihombo kirimo. Nta gihombo nawe urahura nacyo mu gukorera Imana? Ntacyo. Iyo kiba kirimo mba narabiretse. Okay, byiza cyane. Hanyuma turacyari kuganira na Edizo ndetse na Museveni ari kumufasha mu bijyanye no gucuranga. Wumvishe ko bamaze kuturirimbira indirimbo imwe. Turacyari kuganira nabo kuri uyu murimo w'Imana bakora. Umariye iki bo, ase umariye iki rubanda, cyane ko n'ubundi abikora kugira ngo bigishe n'abavuga butumwa, ariko mu buryo bwo kuririmba. Tugaruke ku ndirimbo wari umaze kuturirimbira, indirimbo imwe yatwinjije yitwa
indirimbo ndayikunda cyane ni ya Beteri. Ni yakora Beteri. Ibakora album ya kabiri. Beteri hano nyine Kamembe. Indirimbo yitwa turashima Imana. Yego. Ndayikunda cyane niyo mpamvu nayihereyeho. Niyo maze kuririmba. Ugiye kudushiraho akandi karirimbo ni korali Beteri n'ubundi ugiye kugaruka cyangwa ninde ugiye kuririmba? Ninde ugiye kuririmba? Ariko reka ndirimbo niyo muri korali Baraka bumveho. Korali Baraka. Izo ni korali zose zikorera umurimo w'Imana. Mu itorero rya Kamembe. Kamembe Beteri. Ubundi abantu benshi hazi nko mu Burunga. Ni izina rya kera ubundi yari Burunga ikiri muri paruwasi ya Gihundwe. Wari umudugudu wa Burunga. Igihe kiza kugera birahinduka. Ubu ni Beteri. Hari korali Baraka, hari na korali Beteri. Wamaze kuririmba ya Beteri ugiye no kuririmba ya Baraka. Reka twumve hanyuma dukomeze kunezerwa n'ibyiza turi kubona mu ndirimbo bari kuduha. Ni Steven Museveni ni uri kumufasha nyine gucuranga, hanyuma uyu muvandimwe nawe yitwa Edson akaba anaririmba muri korali Baraka. Reka twumve indirimbo ya kabiri bagiye kuturirimbira. Haleluya. Acira amashimwe amvuye ku ndiba y'umutima. Ndishimye. Haleluya. Ndatangaye. Ndaruhutse. Haleluya. Hakira amashimwe amvuye ku ndiba y'umutima. Ndishimye ndatangaye ndaruhutse warakoze. Hakira amashimwe amvuye ku ndiba y'umutima. Ndishimye ndatangaye. Haleluya. Ndishimye kubw'ibyo wankoreye. Akira amashimwe amvuye ku ndiba y'umutima. Ndishimye ndatangaye ndaruhutse warakoze. Ndaruhutse warakoze. Ndaruhutse warakoze. Akira amashimwe amvuye ku ndiba y'umutima. Ndishimye ndatangaye ndaruhutse warakoze. Nanjye nakubwira ko nafashijwe indirimbo nziza cyane bamwita Edson. Reka nkwibutse ko twebwe turi ibyiringiro byacu TV. Ndakwifuriza kuzajya uhora ubona ubutumwa bwiza, indirimbo nziza z'abahanzi batandukanye. Wakoze subscribe cyangwa se wadukunze, iyo nzogera y'umutuku aho ngaho aba ariho ukanda udukunde, ubundi ujye ubona byinshi tukugezaho kuri channel yacu ibyiringiro byacu TV. Hanyuma turacyari kumwe na Edson ndetse na Museveni ari gucuranga, ariko buriya akantu ushaka kumubaza nawe gatoya ku bacuranzi. Buriya numvise
mbere y'uko tunatangira ikiganiro yaririmbaga, buriya ni umuririmbyi ukomeye cyane, afite n'ijwi ryiza. Ariko ngaruke ku abacuranzi mu Rwanda, reka ngaruke mu Rwanda kuko niyo tere ndiho cyangwa se nicyo kibuga ndeba neza. Ari ukuntu ngushaka umucuranzi ucuranga abantu bagafashwa, ariko reka maze mbaza koroshye, utazi kuririmba, wowe kubera icyo bishobora byose ugacuranga ukanaririmba. Wenda wasanga ariko waketse kwenda nakurushaho we, ariko nanjye ntabyo nzi buriya. Uragerageza ariko naririmba nyine ibi ngibi by'umuntu nyine usa nkaho bitinzemo gake, genda biza gake gake. Igikomeye nshaka kubaza, abacuranzi usanga nibyo aracurangira korali cyangwa se aracurangira umuhanzi runaka, aho ugasanga urabona icyapa kiyobora umugenzi akagera aho agiye cyo kikaguma gihagaze. Kubera iki abacuranzi bamwe na bamwe, ntabwo ari bose, usanga badakijijwe, kandi acurangira umuntu ukijijwe ugasanga abantu barafashwa? Ntabwo ari mvuze Museveni, mvuze abacuranzi. Nk'umucuranzi ubibona gute? Aho ngaho sinavuga ko gusa wenda ari abacuranzi, ni mu ngeri zose, kimwe no mu bapasiteri buriya harimo bamwe baba bakijwe n'abandi usanga bitameze neza, ariko wenda ku ruhande rwacu nk'abacuranzi abo ntabwo babura, barimo, ariko sinavuga ko wenda barahari, ariko si bose barahari abo ngabo, hari n'abandi ni ukuri babikora kandi bakijijwe. Rero abo ngabo rero babikora badakijijwe, akenshi usanga rero batukisha bakijijwe, ariko haracari ibintu bitarapfukamira bayare. Nicyo nagusubiza. Urakoze cyane. Tutarakuvaho, umaze igihe kingana gute ucurangira abahanzi, ucurangira korali cyangwa se uri muri korali muri rusange, ukora uyu murimo wo gucuranga? Njyewe mazemo imyaka itari myinshi, ariko kandi itari mikeya, ariko wenda navuga nko gucuranga keyboard bitangiye vuba ngaha, ariko nacurangaga ubusanzwe ingoma ni nayo isanzwe ncuranga urebye. Nyuma yaho nyine nza kugira amatsiko, nyine nihugura kuri piano, ubu nyine nayo nkoraho nyine Imana dushoboje, nayo umuntu akoraho akaririmba bikagenda neza. Rero byose bibaha. Nahangaha ni muzi Imana twagiye tubyigira gake gake, kandi turacakomeje twegera abandi baturusha kugira ngo bakomeze baduhugure, hamwe n'Imana no gusenga tuzagera ku rundi rwego. Museveni, uri kumwe na Edizo imiririmbire ye nk'umucuranzi. Buriya abacuranzi baba bazi ibintu byinshi, abazi umuntu umuvuna, abazi umuntu ariko hari n'abo bajya batewe rwose nakwirirwa no gucurangira akirirwa yanga kwirushya. Uramuha wowe nk'umucuranzi urumva bimeze gute kuri Edizo kujyanye n'imiririmbire muri rusange? Aho ngaho Edizo ni umuririmbyi mwiza. Sasa muzike uko tuzi, uko tubona muzike ni ngari, hari abantu baba babihuguriwemo cyane babisobanukiwe, ariko ku rwego rwose umuntu ariho buriya aba ari rwiza. Icyangombwa gusa ni uko wumva ku rwego uriho uharanira kuruvaho kugira ngo utere indi ntambwe. Edizo ni umuririmbyi mwiza, ariko ntiyagenda ngo aryame, ni umuririmbyi mwiza kimwe natwe. Rero sinavuga ngo nk'umucuranzi ngo sinacurangira ngo uyu nguyu ngo ntabyo azi, cyangwa se wenda ngo aririmba gutya na gutya, kuko nanjye wenda n'imicurangire yanjye hari abavuga ati wenda nanjye uriya ntiyacurangira, ariko kubera ko ari umurimo w'Imana twemera kuyoborwa n'umwuka. Rero no guca bugufi, urwego rwanjye ni rutoya n'urwa Edizo ni rutoya, ariko hamwe n'Imana tuzakura. Rero muri makeya Edizo ni umuririmbyi mwiza wishimira kuzamuka, arakora muri korali, aritabira kenshi. Rero bitewe naho turi ubu ngubu, hari icyizere cy'uko n'ejo tuzagera ahandi heza. Gusa icyo namubwira ni uko nanjye nibwira nuko twafatanya tugakora cyane kugira ngo tuzagere ku rundi rwego. Akoze cyane. Bamwita Museveni, ni umucuranzi akoresha ubwenge bwinshi cyane, byose namubajije ariko yansubije. Ngira ngo n'ubundi turagushimiye Museveni, ngira ngo umurimo wawe n'ubundi ni ugucuranga, nawe tukwifurije iterambere tuzabone gucurangira abantu batari Edizo gusa,
bo hejuru cyane kandi bizakunda, nta kabuza bizakunda. Hanyuma turimo twerekeza ku musozo, ngira ngo byinshi mu biganiro murajya mubibona kuri channel yacu yitwa Ibyiringiro Byacu TV. Nkwibutsa ko kugira ngo uduhe support cyangwa se udutere inkunga no gukora subscribe cyangwa se kudukunda, ibi tuba twakoze ukabisangiza inshuti zawe, ukamubwira uti hari nabonye ikiganiro cyiza, hari nabonye abasore bazi kuririmba, hari ahantu nabonye ubutumwa bwiza. Munsi hari ahantu ushira comment cyangwa se igitekerezo cyawe, burya nabwo tubwiye ngo murakoze cyangwa mwongere mwibi, biradufasha cyane kandi biduha umurongo mwiza wo gukoreraho ubutaha. Reka tugaruke kuri Edizo. Abakunzi bawe by'umwihariko bakubonye bwa mbere ku Byiringiro Byacu TV, hari ubutumwa wabagenera mbere yuko tuza no gushyiraho indirimbo twakwita agashinguracumu, yindi nyine tuza kuba dushyiramo ubundi tukavuga ngo ibyiringiro byacu n'Uwiteka, ibyiringiro byacu biri ku Uwiteka, ibyiringiro byacu nuko nawe wakwizera ko Imana iriho kandi ikora, kandi ukubaka ku rutare nk'uko twatangiye tubivuga, aho kubaka ku musenyi, kubaka ku rutare kugira ngo ibyo wubatse bitazasenywa n'amagambo, bitazasenywa n'ibibazo, ahubwo bizaba ari bya bindi bifashe. Kandi kubaka ku rutare ni ukwemera Imana ndetse no kuyikorera muri rusange. Reka tugaruke kuri Edizo. Abakunzi bakubonye ku Byiringiro Byacu TV, n'icyo wababwira, n'icyo wabasaba, cyane cyane ku byerekeranye n'umurimo ukora utoroshye, umurimo wo kuririmba, umurimo w'ivugabutumwa ariko binyuze mu ndirimbo? Ikintu njyewe nasaba abantu badukurikiye n'abadukunda muri rusange ni ukutuba hafi, ubundi bagakunda n'ijambo ry'Imana no gusenga. Bakunda kutubwira ngo buriya uru rugendo ntibarushobora udasenga, urugendo rwo kujya mu ijuru. Hari abari bibaje ari urugendo bwoko ki? Ni urugendo rwo kujya mu ijuru. So nkaba nsaba abantu bose ko bakomeza kutuba hafi, bakadutera inkunga z'ibitekerezo, z'amasengesho, nabwo n'iz'amafaranga tujya dutinya kuzivuga ariko n'abakenewe. Amafaranga abafasha mu gukorera kugira ngo ivugabutumwa ribashe kugenda neza, kuko nk'ibi byose nyine umwanya n'amafaranga, umwanya, ibikoresho byose biba bikenewe. So ntarondogoye, batube hafi kandi Imana izadushyigikira. Murakoze. Tukire aho ngaho, n'ubundi uri umuririmbyi ariko wa mugani uvuze ku kintu cyiza cyane cyo kubashyigikira. Mwebwe gushyigikirwa hari igihe tubivuga tukabivamo ibyiciro byinshi, hari gushyigikirwa n'abakunzi banyu n'itorero. Uri umuririmbyi, itorero rirabashyigikira nk'abantu nyine muba mukora ibyo ngibyo, ribaha umwanya n'uyu mwawubonye, ariko mu buryo wenda bw'amafaranga. Amafaranga ni ikintu gikomeye cyane, nabwo itorero rijya ribibuka nk'abahanzi, nk'abaririmbyi, bakagira icyo babafasha. Buriya rero uyu muziki wacu wa gospel akenshi aba ari ivugabutumwa. Itorero ryacu rigerageza kutuba hafi uko bishoboka, wenda sinabangwa ikigero kiri hejuru cyane, ariko rituba hafi, tukagerageza twese tugahuza imbaraga. Ikibazo ngiye kukubaza uransubiza yego cyangwa hoya. Uramutse uri umuhanzi ku giti cyawe ugakora igiterane cyangwa se ugatumira abantu ugashyira muri sale, wakwishyuza yego cyangwa oya? Hanyuma umuntu w'umusore twabonye ntabwo ukiri umuhungu, uri umusore ufite umugore, niba utamufite kubera iki udashaka kiri kare, harabura iki Edizo? Buriya umuntu avuka Imana iba yarapanze ibintu byose bizamubaho. Sinakubwira ngo ni ukubera iki, kuko ubu tuvugana ushobora kuba ufite n'amafaranga ariko umugore ukamubura, cyangwa ukabona umugore amafaranga ukayabura. Muri ibi ngibyo wabuze iki? Wabuze amafaranga, wabuze umugore. Muri ibyo byose rero ikintu kibura n'ubushake bw'Imana. Imana ntabwo ujya yimubara, Imana ubushake bwayo buhoraho. Impamvu reka tuganire, ubushake bw'Imana buhoraho Edizo. Imana ibishaka ko twifuriza ibyiza buri gihe. Umugore kandi ni ijuru rito niko bavuga, sibyo? Wabuze iki? Uvuze ko ushaka kubura ubushake bw'Imana, bwo ntabwo bwabuze, ahubwo habuze umugore, habuze amafaranga. Reka ngo subize Deo. Impamvu igisubizo cyanjye nakuye ko ari ubushake bw'Imana, nkigusobanurire. Buriya Deo gutyo uri umusore, Imana ishobora kuba yaragupangiye ko umugore wawe n'urugero azaba wenda nko mu myaka 2 azaba araje kwiga kaminuza, wenda ukaba ufite nayo mafaranga, ariko kubera ko biri mu mugambi w'Imana ntabwo uza kubiforosoye ngo bikunde. Nose ntabwo tugiye tubona bashwana ubukwe bwari bwegereje, kuko nta mugambi w'Imana wigize ute ubu birimo.
niyo mpamvu nanjye nkubwiye ngo ibintu byose burya iyo biri mu mugambi w'Imana nubwo ubukwe bunaba n'umuntu nta n'amafaranga anafite. Ingero nyinshi turazifite twavuga abantu benshi bajya bakora ubukwe rwose nta mafaranga ahagije bagize ute bafite, ariko kubera ko isaha y'Imana yageze ibintu byayo ikabyikorera. So sinavuga ngo kuba ntarashaka ni ikibazo cy'amafaranga cyangwa ni ikibazo cy'umugore, oya, ikibazo cy'ubushake bw'Imana butaragera. None se uzategereza ryari? Abadukurikiye ubushake bw'Imana buriya ngewe ntabwo aransobanurire n'ibyo, ariko ubushake bw'Imana ni Imana izagushakira umugore cyangwa uzamushaka ubundi ibihesha umugisha. Ntabwo tuvuze gutyo kuzamugushakira, nubwo nabyo yabikora, nabyo yabikora yabishatse, ariko nakubwiye ko n'ubundi ushobora kubona afite umukunzi ariko bigapfa cyangwa mugashwana. Wowe nta mukunzi urabona? Njyeweho Deo wenda namuteye amatsiko cyane ariko Deo ikintu uvuga usibye ko wenda uri umunyamakuru hari abantu uri kubariza wowe no kucyumva kabiri, ariko kuko nawe urabizi nawe turacyari mu cyiciro cye ariko ngiye mfite umukunzi. Uramufite ariko ntabwo birashoboka ko umugeza hehe? Ngenda abura amafaranga. Sesa ubwo ayo mafaranga impamvu ataraza, ubushake bw'Imana ntabwo buragira ute buragera. Niba ugera ubwo umufite amafaranga azaboneka, ariko ntacyo byibura mvuze ko mufite. Ubwo wowe ntabwo uramubona n'ubushake bw'Imana ntabwo buragera. Ngewe cyashakisha ahubwo ndahangire nimba ikibazo twacyumvisha. Ubwo rero abadukurikiye mwabonye ko azi kuririmba, ni umukozi w'Imana. Buriya abakobwa cyangwa se buri muntu wese ushaka kugira umuryango yifuza kugira umuntu ukijijwe kuko agira umuryango mwiza. So abakobwa mudukurikiye ari ku isoko, mushake uzanamwigishe kuririmba. Yes, reka tubashimire mwafashe umwanya wanyu kugira ngo mukurikire ikiganiro twagiranye na Museveni, ndetse Museveni ni umucuranzi turi kumwe, ndetse na Edzo, uyu ni umuririmbyi muri korali Baraka. Twebwe twitwa Ibyiringiro Byacu TV, ariko nakubwiye ko mbere yuko dusezeranaho badushyiraho indirimbo imwe, ariko nongera kwibutsa rya jambo twatangiriye nkubwira nti ubaka ku rutare kuko ku musenyi ntabwo ari byiza, birasenyuka. Ku rutare iyo ubaha Imana ibintu byose bigenda neza. Ntekereza ko nawe wubatse ku rutare, si wubatse ku rutare? Kubaka ku rutare ni urimo, ni umurimo w'Imana uri gukora byose, si byo? Hari akarimbo siramo yiririmba kavuga ngo kwiringira Imana ntako bisa, oya hahirwa umuntu yiringira akayizera. Ngira ngo kwiringira Imana nta kintu twabigereranya nabyo. Handi bavuga ngo umuntu wese ngo wumva amagambo yanjye ngo akayakomeza ngo azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Hanyuma ngo umuntu wese wumva amagambo yanjye ntayakomeze azaba nk'iki? Nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Kandi imvura ngo yaraguye, imiyaga irahuha. Wubatse ku rutare ntabwo byaguye, wubatse ku musenyi kugwa kwabyo kwabaye kunini. Nibyo avuga. Ntekereza ko ni ibintu byiza. Reka mudushireho iyo ndirimbo, ngiye mboneho no kubashimira, nizere ko mukomeza kudukunda. Hanyuma indirimbo ujya kudushyiraho yitwa tujya kurimba indirimbo ivuga ngo ninde wasa nawe mu isi cyangwa mu ijuru. Mbere yuko nsezera Museveni, nawe inshuti zawe ubwo zipepe yariya ushaka kugucurangira yahita kubona, ushaka ko umucurangira yakubona nta kibazo. Ubwo abashaka ko mwafatanya na Museveni gukora umurimo w'Imana, we ni umucuranzi nabwo nta kibazo. Edzo nawe ubwo rero umukunzi ndateka ubutaha tuzagaruka umukunzi yarabonetse. Ubushake bw'Imana bugiye gukora kuko buri Imana irakora cyane, ariko wagira ngo bafite igifumbiro cyane. Imana ifite abakobwa benshi beza kandi bubaha Imana, ndabizi. Ubutaha tuzagaruka nk'Ibyiringiro Byacu TV. Edzo avuga ko ubushake bw'Imana buri gukora, kandi yabonye madamu, yabonye n'amafaranga. Amafaranga ariko arayafite, murabona ukuntu asa, ntabwo asa gutya adafite amafaranga, asa neza cyane. So reka twumva ko karirimbo, ubundi tubashimire. Mukore subscribe ku Byiringiro Byacu TV murushaho kubona ubutumwa bwiza. Bye bye. Ariko mwumva indirimbo nziza cyane dusorejeho. Ninde wasa nawe mu isi cyangwa mu ijuru? Ninde wasa nawe
mw'isi cyangwa mw'ijuru, amavi yose apfukame, mwamushyizwe hejuru, amavi yose apfukame, mwamushyirwe hejuru. Ninde wasa nawe mw'isi cyangwa mw'ijuru, ninde wasa nawe mw'isi cyangwa mw'ijuru, amavi yose apfukame, mwamushyizwe hejuru, amavi yose apfukame, mwamushyirwe hejuru. Ninde wahagaritse izuba mu kirere, ninde wategetse ukwezi kuriya mureba, inyenyeri akazisasa iyo mwisanzure, nta wundi nsanze ari wowe Yesu ushyirwe hejuru. Ninde wahagaritse izuba mu kirere, ninde wategetse ukwezi kuriya mureba, inyenyeri akazisasa iyo mwisanzure, nta wundi nsanze ari wowe Yesu ushyizwe hejuru. Ninde wasa nawe mw'isi cyangwa mw'ijuru, ninde wasa nawe mw'isi cyangwa mw'ijuru, amavi yose apfukame, mwamushyirwe hejuru, amavi yose apfukame, mwamushyirwe hejuru.